Umunyemari akaba n'umunyepolitike muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Jean Pierre Bemba yasubijwe imitungo ya se yari amaze imyaka 14 aburana mu gihugu cy'u Rwanda. Imitungo Bemba yasubiranye n'ibibanza bibiri biherereye muri Rukiri mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali imbere y'ahahoze Alpha Palace Hotel. Ni ibibanza bya Société d'Exploitation Agricole du Rwanda AR Limited yatunganyaga ikawa yahoze ifitwemo imigabane na Bemba Saorana ari we se wa Jean Pierre Bemba umukongomani. Hari hashize igihe mu rukiko rw'ikirenga hari imanza z'iyo societe zituruka kutumvikana kwa biyita abanyamigabane bayo bagenzi babo bakavuga ko ntaho babazi. Ibibazo byavutse nyuma y'umwaka wa 2005 ubwo Saorana wari usigaranye imigabane muri societe yagurishaga imitungo yayo uwitwa Dunia Bakarani ibihumbi bigera ku 160 by'amadolari. Ikinyamakuru rya Kadomo.com cyamenye amakuru yuko Jean Pierre Bemba aherutse mu Rwanda kureba uko icyo kibazo giteye, akaba yarahuye n'abo baburanaga bakemeranya gukemura ikibazo mu mahoro, ibibanza arabyegukana. Maître Buhuru Pierre Celestin wunganiraga Bakarani yabwiye ikinyamakuru rya Kadomo.com ko nawe amakuru yumvise ari uko ikibazo cyakemutse, gusa ngo nticyakemukiye mu rukiko. Yagize ati nta cyemezo cy'urukiko cyafashwe burundu tuzi kubera ko imanza n'ubu turacyaziburana, twari dufite imanza zo gusesa cyamunara. Kuba hari icyemezo cyafashwe ntabwo cyaturutse mu rukiko, ngo byaturutse ku bundi buhuza, niko tubyumva. Ntabwo turabona inyandiko ibitwemeza, ariko ngo byaturutse kuri Jean Pierre Bemba wabinyujije mu nzego kugeza ubu ati tutari twamenya, ariko bigatuma cyamunara bayisesa ubwayo. Icyakora Maître Buhuru Pierre Celestin avuga ko niba ibibanza byasubiye mu maboko ya Jean Pierre Bemba na AR Limited bagomba rero kubasubiza Dunia Bakarani kuko ari we wari waraguze. Ati bitaba ibyo bagasubira mu rukiko. Yagize ati hari ibintu bibiri, niba Bemba n'abazungura ba Bemba batemera ko Dunia yaguze ngo nabo bumvikane ikibazo cyumvikane, ubwo noneho urubanza ruzakomeza hagati ya Jean Pierre Bemba na Dunia wenyine. Ati ubwo rero abo nibo bazumvikana mu rwego rwa mbere, ati batumvikana ubwo inkiko zizakemura ikibazo kimwe nuko bashobora kumusubiza amafaranga bagasubirana ikibanza cyabo. Jacqueline Wibabara umunyamategeko w'abazungura ba Jean Pierre Bemba wa Jean Pierre Bemba cyangwa se ba Bemba Saorana yemereye ikinyamakuru rya Kadomo.com ko ikibazo cyakemutse, gusa yirinda kugira byinshi cyane abivugaho. Kayitana Imanzi Emmanuel umwe mu baburanyi wavugaga ko ari umunyamigabane wa AR Limited ariko abazungura ba Bemba bakavuga ko ntaho bamuzi, yabwiye ikinyamakuru rya Kadomo.com ko nta kintu yabitangazaho ubu, ariko igihe kizagera akabivugaho. Yagize ati ntacyo nshaka kuvuga iki gihe, ariko amaherezo nta kabuza bizamenyekana, bizatinda ariko ukuri kuzamenyekana. Uko ikibazo cyageze mu rukiko mu mwaka wa 1989 muri Zaire, hari umunyemari ukomeye cyane witwa Bemba Saorana akaba inshuti ya Perezida Mobutu Sese Seko. Mobutu yaje gusura u Rwanda, barazana Saorana amenyana na Perezida Juvenal Habyarimana ndetse amusaba kuba yashora imari mu gihugu cy'u Rwanda. Saorana amaze kubyemera yahujwe na Mujyambere Sirase nawe wari umunyemari mu Rwanda ngo barebe ibyo bashoramo imari. Bombi baje kwemeranya gushora imari mu bijyanye n'ibihingwa byoherezwa hanze, biyemeza gushinga Société d'Exploitation Agricole du Rwanda AR Limited yagombaga gutunganya ikawa. Muri iyo societe Saorana Bemba yashyizemo imigabane 59%, Majyambere ashyiramo imigabane 20%, muvandimwe we witwaga Ngendahimana Ezekiel ashyiramo imigabane ingana na 20%, naho abandi banyekongo barimo na Jean Pierre Bemba umwana wa Bemba Saorana bashyiramo rero 1% by'imigabane. Kuko rero bifuzaga kwiyandikisha ngo bahabwe ibyangombwa vuba, ngo Saorana Bemba yahise atanga amafaranga y'imigabane ya buri wese. Muri stati bemeranya ko buri wese azagenda ayamwishyura gahoro gahoro. Ngo baguze i Remera banatumiza imashini zo gutangira gutunganya umusaruro. Ubwo rero bari batumije rero imashini ngo nibwo hatangiye intambara yo kubohora u Rwanda. Saorana agira impungenge umushinga basa n'abawuhagaritse
nk'uko amakuru akomeza kugenda bivuga. Jenoside irangiye, Saurana yandikiye ba bantu bose yishyura imigabane ubwo batangizaga AR Limited abamenyesha kumwishyura amafaranga ye mu minsi 30 bitaye ibyo akegukana imigabane yabo burundu muri iyo sosiyete. Ngo Majyambere yavuze ko hari ibindi bibazo afite mu bucuruzi bwe ku buryo atajya mu byo kwishyura imigabane, amenyesha Saurana ko imigabane ye ayitwara. Ngendahimana we yaje gupfa, umuryango we wandikirwa usabwa kwishyura ntiwabikora, imigabane ye nayo Saurana arayitwara. Bivuze ko muri AR Limited Saurana yasigaye afite imigabane ingana 99% mu gihe 1% yari ifitwe n'umuhungu we Bemba n'abandi banyekongo. Mu mwaka wa 1997 ngo Rwanda rwohereje Kayitana Imanzi Emmanuel ngo arubere ambasaderi Kinshasa, ngo yaje rogura na Saurana musaba kumukurikirana imitungo ye iba mu Rwanda, no kuvuga iyo ya AR yari afitemo imigabane, anayibereye umuyobozi w'inama y'ubutegetsi. Kayitana yahawe ibaruwa imwemerera guhagararira imitungo ya Saurana mu Rwanda, anamenye inshingano zo gushaka uburyo bazahura iyo sosiyete igakomeza gukora. Ibibanza bya AR Limited byatangije kujya rero bikodeshwa na Kayitana, ababikoreramo bakamwishyura nawe amafaranga akayashyikiriza Saurana. Mu mwaka wa 2005 Saurana ngo yaje kubona AR Limited ntaho igana, ayigurisha Dunia Bakarani Faustin wa nabaye umudepite muri Kongo. Ibibanza byaguzwe ibihumbi bigera ku 160 by'amadolari y'Amerika. Byaje kuzamba rero bagana inkiko. Kayitana wacungaga imitungo ya Bemba na Bakarani wari waraguze, bagiye rero mu biro bya meya w'umujyi wa Kigali basaba guhabwa impapuro ziherekanya mutungo n'iz'ubugure. Bakora inama bemeza ko ibibanza byari ibya Saurana bihawe Bakarani, hakorwa inyandiko mvugo na noteri ayisinyaho. Meya w'umujyi wa Kigali ngo yaboherereje mu karere ka Gasabo ngo abe ari bo babakorera ihererekanya mutungo. Bakarani agezeyo asanga Kayitana yamenyesheje meya ko atagomba kwemera iryo hererekanya mutungo ngo kuko Saurana hari ibyo amugomba ataramuha. Saurana amaze kubona bibaye birebire yatanze ikirego. Urukiko rwemeza ko hererekanya mutungo n'ubugure byubahirije amategeko. Basubiye ku karere ka Gasabo gusaba icyo cyangombwa, nabwo ngo barakimana kuko ngo Kayitana yagaragazaga ko hari ibibazo bafitanye bitarakemuka. Majyambere nawe yahise atanga ikirego avuga ko ubwo bugure butemewe kuko harimo imigabane y'umuvandimwe we Ngendahimana witabye Imana. Kayitana yatanze ikindi kirego yamagana ubwo bugure. Bombi baje gutsindwa kuko urukiko rukuru rw'ubucuruzi rwagaragaje ko Majyambere nta cyerekana ko yahawe ububasha n'umuvandimwe we bwo kumuzungura. Mu mwaka wa 2009 Saurana yarapfuye. Iby'imigabane muri AR Limited bitangira gukurikiranwa n'umuhungu we Jean Pierre Bemba warufungiye Irahe mu Buholandi. Majyambere yajuririye urukiko rw'ikirenga mu gihe urubanza rwari rugeze hagati, hinjiramo na Kayitana agobotse yitwaje urupapuro rwerekana ko mwaka wa 1998 Saurana yamuhaye imigabane ingana 40% muri AR Limited ndetse anamuha ububasha bwo kwihagararira. Avuga ko atemera ko ibibanza bya sosiyete bigurishwa Bakarani. Nyuma yo gusuzuma ibimenyetso mu mwaka wa 2017 urukiko rw'ikirenga rwanzuye ko Majyambere atsinzwe ariko Kayitana aratsinda. Bivuze ko Kayitana byemejwe ko afite imigabane ingana 40% kandi ari nawe uhagarariye AR Limited. Ubwo Kayitana yazanaga impapuro zigaragaza ko Saurana yamuhaye imigabane, Bakarani yatanze ikirego avuga ko ari impapuro mpimbano. Kayitana atsindwa mu rukiko rw'ibanze.